Yesu nashimwe bera b'Imana. Twongeye kubifuriza ibihe byiza, twongeye kubifuriza umwanya mwiza, twongeye kubifuriza amasaha meza. Imana y'amahoro ibahe umugisha, imbaraga n'amavuta mu izina rya Yesu. Uyu ni wa mwanya wa mbere yuko inkoko ibika. Twongeye kubona Imana itugirira neza, Imana yongeye kuduha ubuntu ko kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, niturangiza tunarisengeremo. Twakiriye abamaze gukora subscribe kuri channel yacu ya Joshua TV Rwanda. Imana y'amahoro ibahe umugisha, imbaraga n'amavuta mu izina rya Yesu. Kandi namwe mutarayikora, uyu ni umwanya wo gukanda aho handitse subscribe mu nyuguti zitukura kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugereraho igihe. Kandi ikindi numara nawe kwiyandikisha, ijambo ry'Imana rikajya rikugeraho, biba byiza iyo ukoze share ukabisangiza abandi kugira ngo nabo bibagereho. Ahari hari Uwiteka Imana yarengera ubuzima bwe, akamuvana mu kwiheba no kwiganyira yari afite, hanyuma izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro, nawe ukagira umunyago uvana kwa Satani, kongera ukarema ibyiringiro mu muntu. Nawe niyo waba utamuzi, ariko ijuru ryo rirakwandikira, ijuru riguha umugisha, ukabona umugisha udasanzwe, imigisha y'Imana ikakuzaho. Rero nk'uko bisanzwe muri kumwe nanjye Pastor Joshua Gasigwa. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Uyu munsi rero muri uyu mwanya ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho ni ijambo ry'Imana riri mu byakozwe n'intumwa, ibice byaho ni 28. Turasoma umurongo waho wa 6 gusa. Ibyakozwe n'intumwa ibice byaho ni 28, turasoma umurongo waho wa 6. Aravuga ngo babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfa kindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje, babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana. Iri jambo ndaza kurisubiramo. Babandi bategereza yuko ari bupfa kindutse, babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfa kindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje, babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Iri ni ijambo ry'Imana tumaze gusoma. Ni igihe ngo bari kwimura imfungwa, bazivana aho zari zifungiye bazijyana ahandi. Bavanaga Pawulo i Yerusalemu bamujyana i Roma kugira ngo abe ariyo bamufungira. Iyo usomye iyi nkuru bwa mbere, Bibiliya iravuga ngo bashatse kwimura Pawulo, ngo ariko muri uko gushaka kumwimura ngo ntabwo bashakaga ikindi, ahubwo bashakaga kumuburizamo kugira ngo bamwice. Bibiliya iravuga ngo hanyuma haboneka umuntu uza kumuburira, aramubwira ngo bakubwire ndi mwishwa wawe, ariko uramenye ntuze kuva muri gereza, kuko nabumvise bari gucura imigambi mibi, kandi iyi migambi mibi bacuraga bavugaga ngo barakwica, hanyuma aho bari bagambiriye kukugeza ntibahakugeze, bazatanga raporo y'uko waburirijwemo mu nzira cyangwa se washatse gutoroka ugapfa. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Pawulo amaze kumenya aya makuru, ngo mu gihe baje kumwimura mu rwihisho, ngo arababwira ngo ntabwo ndi bugende, reka nkubwire aka kantu. Muri uyu mwaka Imana ikubere mu rugamba, Imana ikubere aho utari, Imana iguha abantu bakumvira iby'abadayimoni bagambirira, Imana ikubere mu nama y'abazimu n'abagambanyi, babandi bashaka kugutesha umutwe, babandi bashaka kukuburizamo, babandi bashaka kugukururira ibibazo. Imana ikubere wowe aho utari. Kandi ndabizi neza yuko iyo mwuka wera yaje, araza akicarana n'abanzi bawe, akumva imigambi yose bari kuvuga, akumva ibintu bari kugambana. Imana ikahakubera, ntabwo ari rimwe si kabiri usimbuka imitego abadayimoni bashakaga kugutega kugira ngo bakuburisemo. Nari mvuze ngo muri ibi bihe, muri uyu mwaka, muri iyi minsi, Imana ikurengere, Imana ikwambike imbaraga, Imana iguhuze n'umugambi wayo, ikubera aho abanzi bawe bari baguteraniriyeho. Imana izana ibivuye mu nama yabo batarabishyira mu bikorwa kugira ngo ikurokore. Haleluya. Birashoboka ko ari abadayimoni bashaka kukuburizamo ngo ntugere ku Imana yagambiriye. Birashoboka ko ari abazimu, ari za karande. Birashoboka ko ari abana b'abana, intumwa za Satani ashaka kunyuriramo kugira ngo baburize mu mugambi w'Imana ku buzima bwawe, wawe ndi wo kuzagera kure. Ngo nuko Pawulo baramubwira, baramuburira, bamuburiye urwo rupfa barusimbutse gutyo. Hari impfu nyinshi tugenda dusimbuka kuko Imana yatwibiye amabanga, kuko Imana yabanye natwe, kuko Imana yatubereye mu nama zabo. Imana y'amahoro ishimwe, kandi Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma ngo igihe kiza kugera, ngo baravuga ngo Pawulo mu kumwimura, Pawulo acekinze asanga nta kibazo kibirimo, asanga niko bikwiriye.
bagomba kumwimura, ngo hanyuma yemerana nabo yuko bamwimura. Ariko mbere yuko Pawulo yinjira mu bwato, ngo umwuka w'Imana arongera nawe amuzaho, aramubwira ngo mwana wanjye Pawulo, nubwo mugiye kugenda urugendo, mukaba mugiye kugenda urugendo rw'amazi, ariko ntabwo muri buze kugerayo amahoro, kuko muri buze guhura n'umuyaga rwagati mu nyanja. Ngo Pawulo agerageza kubibwira abasirikare bari bamurinze, ngo ariko baramucaha. Nta mfungu ugigira ijambo, ibyo ninde ubikubwiye? Iyo Mana ivuganye nawe itatubwiye ibiki n'ibiki? Baragenda bamutesha agaciro. Pawulo nta jambo yari afite, Pawulo yari imfungwa. Uko niko ubuzima bwawe bumeze, nta mukene ugira ijambo. Ni gute wagira ijambo udafite ibifatika? Aho abandi bavuze wowe ntiwavuga. Mbese mu yandi magambo, Satani yazanye igisuzuguriro ku buzima bwawe, naho waba uri kuvuga ibiri byo ntabwo babyumva. Iyo uvuze baravuga ngo urasakuje, n'iyo utavuze baravuze ngo urasuzugura. Nta kintu na kimwe uzi wakora kugira ngo unezeze abantu, nta n'icyo wakora kugira ngo bakwiyumvemo. Bahora bagushakaho impamvu, bahora bakugerageza. Ariko Imana ishimwe, nubwo abana b'abantu bagusuzugura, nubwo abana b'abantu bakumenyera, nubwo abana b'abantu bakugerageza, dufite Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Haleluya, haleluya. Iyo utangiye muri iki gice cya 28 uhereye ku murongo waho wa mbere, Pawulo arimo avuga inkuru uko byagenze. Ariko ngo tumaze gukira, ngo tumenye yuko icyo kirwa cyitwa Merita. Bari bamaze gukira iki? Bibiliya iravuga ngo igihe cyagiye bafashe ubwato, ngo bamaze gufata ubwato, ngo baragenda bajya mu nyanja. Ngo bageze mu nyanja, Bibiliya iravuga ngo bwa buhanuzi Pawulo yabwiye babandi bari bari kumwe nawe, ngo burasohora. Ngo bahura n'umuyaga ukomeye, ngo bushaka kumena ubwato. Ngo bamwe baravuga ngo mufate ibintu byose, ngo mubijugunye mu nyanja, ngo kugira ngo tubone ko ubwato bwakoroherwa. Bafata bya bindi by'agaciro babijugunya mu nyanja, ariko umuraba urakomeza birungi ubusa. Uko umuyaga ukubita, bigenda birushaho kwiyongeranya, bigenda birushaho kuba byinshi. Umuyaga ugenda urushaho gufata ubwato ukubita hirya no hino, ngo kugeza undi no Pawulo yababwiye babibonye. Baravuga ngo nubwo twasuzuguye Pawulo, nyamara yari ari mu mwuka w'Imana. Nubwo twamwimye ijambo ngo ni imfungwa, nubwo twamurebeye mu gikoti cy'igisuzuguriro. Hari igihe abantu bakurebera mu gikoti cy'igisuzuguriro bakavuga ngo nta gaciro ufite, ariko bajya bamenya agaciro iyo umumaro wawe y'ibyo wavuze cyangwa wakoze bimaze kugaragara. Imana y'amahoro ishimwe, kandi Imana ihabwa icyubahiro. Ntabwo uzarinda uva mu isi agaciro kawe katagaragaye, ntabwo uzarinda uva mu isi umumaro wawe utagaragaye. Mwibutse yuko uriho ku mugambi w'Imana, ntabwo uriho ku mugambi w'abantu. Nubwo bagufatiranyiriza mu bihe, nubwo bagufatira mu bihe bakagutesha agaciro, bakakwambura ijambo, Imana yo ntabwo yari kwambuye. Iracyafite imbaraga, iracyashaka kugukoresha ibikomeye, kuko yarirahiriye ko ibyo yavuganye nawe izabisohoza. Ni amasezerano wavuganye n'Imana. Ntugire ubwoba, iyo aduhamagaye niyo kwizerwa, kandi no kubikora izagira ite? Izabikora. Pawulo nta kindi yarasiraga, ngo yaziraga ubutumwa bwiza, kandi nta bandi bamufungaga, ni abatambyi babitewe n'ishyari, ndetse na nibo banashakaga kumwica. Yesu nashimwe. Hanyuma ngo Pawulo rero, ngo bamaze gukira ubwo iyo mpanuka, uwo muyaga uko ugenda ubakubita, ngo ugenda bajyana ahantu ku kirwa, bakagenda begera ubutaka. Abantu bakagenda begera ubutaka, bakagenda begera ubutaka, ngo kugeza ubwo bisanze ahantu, ngo basanga hari ubutaka. Ngo bavuye mu bwato bambutse kuri ubwo butaka, ngo batangira kumenya amakuru. Ngo amakuru bamenye, ngo babona yuko ari ikirwa kiri mu nyanja rwagati, ngo kandi ko icyo kirwa ngo cyitwa Merita. Aho Merita cyari ikirwa kiriho ubukonje, cyari ikirwa gikomeye. Haleluya. Ngo bageze kuri iki kirwa, wibuke bamwe bari bari mu mazi, bari gukubitwa n'amazi, bisanga kuri iki kirwa cya Merita. Bamwe bari bakonje bameze nk'ubushwiriri, bari bamaze gukonja, utamenya ukuntu bameze, kuvuga batabishoboye, gukora batabishoboye. Ariko Imana yo mu ijuru yambika Pawulo imfungwa. Pawulo utagira ijambo muri bo, Pawulo babona nk'utagira umumaro, Pawulo bateraniye ngo bamwimure bamuvane muri gereza imwe bamushyire mu yindi. Imana imwambika imbaraga, abanari bubarengera, ngo yigira igitekerezo, yigira inama. Aravuga ngo nubwo abangaba bari bananiwe,
nubwo abangaba bakonje, nubwo bansuzugura ngo ndi imfungwa, umurimo wanjye uracyakomeje. Ngo aragenda ashaka udukwi ngo kugira ngo abacanire umuriro nibura bongere bashyuhe. Nyumviriza umuntu wahamagawe n'ahatari ibisubizo wakomeza gushaka ibisubizo. Ngo Pawulo aragenda ngo atashe udukwi, ngo agenda gusaka inkwi, ngo arazirunda ngo kugira ngo abone umuriro. Ngo amaze kuzirunda ngo acana umuriro. Mu gihe ari gucana umuriro ngo inshira iva mu nkwi yatoraguye ngo imuruma ku gikonjo. Haleluya! Pawulo ari gucana umuriro kugira ngo abantu bari kumwe nawe babone umugisha, bongere bashyuhe. Nta nubwo bari kureba uburibwe afite no kwitanga ari kugira ngo hatagira bitwa n'ubukonje, ariko babonye inshira ivuye mu muriro, babonye inshira ivuye mu biti, mu nkwi yari yasenye, yari yatahije, imuruma ku gikonjo. Baravuga ngo sha, nubwo avuye mu nyanja adapfuye, ariko noneho uyu ntabwo arabaho. Aho kugira ngo bashake utwatsi two kumwomora, aho kugira ngo bashakishe ukuntu nawe bamufasha nk'uko yari abafashije, ahubwo bakuza umunwa. Dufite abantu tugirira neza, nyamara batwaba tugeze mu kantu gatoya, aho kugira ngo baturebere uburyo badukemurira ikibazo, aho kugira ngo batugire inama uburyo twasohoka muri situwasiyo, ahubwo bagakoza umunwa. Ntabwo arabaho, bagiye kumufunga, RIB igiye kuza, kari karatwiyemeyeho, kari kazi ko kazi ubwenge kuturusha ibiki n'ibiki. Muri sosiyete tubamo, wowe nkurikiye muri aka kanya, dufite abantu bameze gutyo. Ntabwo nzi inshira yakurumye ku gikonjo, birashoboka ko ari inshira y'ubukene, birashoboka ko ari inshira y'ubushomeri, ariko tutibagiwe ko dufite n'abandi b'inkundarubyino bavuga ngo niko kabyiteye, ubundi biriya kabyagamo kabizi. Nawe urabizi ukuntu muri sosiyete bagenda bakuvuga. Ngo Pawulo bamuteraniraho, baravuga ngo kari kigeze na Juwa, ninde wari ukabye ngo kajye gucana umuriro, iyo kabireka ibiki n'ibiki. Ngo ariko Pawulo yuzuye umwuka w'Imana, aravuga ngo ibyo mwavuga byose ndimwe imbaraga ziruta izanyu, nubwo mwebwe mutazibona, ariko iyo turi kumwe ndabizi neza kugishoboza byose. Biravuga ngo icyo kiyoka ngo kiri ku kiganza, ngo Pawulo agikunkumurira mu muriro, ngo agikunkumurira mu muriro. Imva nkubwire, hari ibintu ugiye gukunkumurira mu muriro, hari abazimu bagiye gushya, hari ibigeragezo ugiye gukunkumurira mu muriro. Imana itanze itegeko yuko hari ibyo ugiye gukunkumurira mu muriro, ntabwo uri buze gupfa. Ngo babandi baravuga ngo nubwo agikunkumuriye mu muriro agiye kubyimbirwa, mu kanya arabapfuye. Ngo bakomeza kuba muri ibyo bintu, ngo bakomeza kuba muri uwo mwuka, ngo barategereza, ngo babona ntacyo abaye, ngo babona Pawulo ni muzima, ngo babona ukuboko kuri kumuvinga ntikubaye pararize, ngo babona Pawulo ahubwo abaye inzobe, ari mwiza. Ngo babonye ko hamaze umwanya munini nta kibaye, ngo barahindura, ngo baravuga ngo burya wa muntu afite Imana. Hari imvugo igiye guhinduka ku buzima bwawe, hari ibintu bigiye guhinduka. Abantu bose bagiye kukubona muri uyu mwaka bavuga ngo burya runaka afite Imana. Tugiye gusenga Imana, Imana iguhindurira amagambo. Abari bavuze ngo byararangiye, abavugaga ngo ugiye gupfa, abavugaga ngo ntabwo uzagira aho ugera, bagiye guhindura. Babonye yuko ukifite ubuzima, babonye yuko ukiramye, bahite bahindura amagambo, bavuga ngo burya runaka afite Imana. Mbabarira uzamure kwizera, baburira wongere kwizera, burya hari ibyo Imana igiye gukora. Bavuga ngo ufite Imana. Tugiye gusengana Imana mu izina rya Yesu Kristo. Muri uyu mwanya wa mbere y'uko bakubika, hari abagiye kuvuga ngo burya warasenze, burya ufite Imana. Dusengana Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye kubwira ijambo, turagushimiye ko hari imvugo uhinduye, turagushimiye ko twatezwe iminsi kenshi ariko ukagenda udusimbutsa. Kubw'uyu mwanya ntabwo bidufashe, duhawe insinzi nawe. Bahinduye amagambo, ibyari ugupfa bihindutse ubuzima, natwe tugendeye muri wowe kudusubije. Urakoze ko ari wowe ubana natwe, urakoze ko ari wowe utugiriye neza. Kuri uyu muntu udukurikiye muri iki gihugu ndetse no hanze yacyo, hirya no hino ku isi, urakoze ko umuhaye ijambo rivuga ngo burya dufite Imana. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngakomeze uganze kandi ukomeze gukora ibikomeye. Urakoze ko uduhaye imbaraga zo gukunkumurira ibyari byaratwihaye bikaturuma ku bikonjo by'ibiganza byacu, bikaba bikunkumuriye mu muriro. Urakoze kubwo ubudahangarwa bwawe, kubw'urukingo rwawe ruturimo.
byose twizeye ko ubikoze kandi ubikoreye kwiyubahisha. Ni mu izina ryawe tubisenze, urakoze, amen. Imana iguhe umugisha, imbaraga n'amavuta. Shalom, shalom.